by'ukuri ni nge muhanzi w'indirimbo y'ikigori. amazina ubundi Nitwa Nina Gakwisi Rudaharana. niryo zina rya Niyo mazina yanjye. Izina niswe na data ni Gakwisi. Nina nyine abari impimbye ariko niryo ryamenyerewe kandi ndarikunda. Ndi umuhanzi ntabwo ari y'ikigori gusa mfite. Jewe ndi umuhanzi mfite nyinshi. Uzajye kuri YouTube uzahabona indirimbo za Gakwisi Nina nyinshi. Gakwitubwira ku kigori kugihanga byaturutse kuki byagenze. N'izindi zose uko nzihanga ntabwo wavuga ngo byaturutse kuko guhanga ntibyiganwa. Duha igisobanuro rero none cy'indirimbo ikigori. Indirimbo y'ikigori se nawe uzarebe iyo ugize utya ukarya ikigori urumva icyo warwara wenda ni inyota ariko nta nzara nta sari. Noneho nigeze mbiganira n'undi munyamakuru nayihimbye nubwo nari nsanzwe ndi umuhanzi ariko nayihimbye nanjye hari ubwo inzara yandiye. Noneho utese bite njyewe nagiye urugendo rurerure ubwo amasaha ageze kuri 6 cyangwa 7. Ubwo wavaga aho ujya Gakwisi. Nari mvuye ahantu hitwa Gatoyi ngeze ahantu bita kuri Mushwa. Naho naraye nabo twari abantu 11. Noneho ngeze ahantu aho bita kuri Mushwa mvuye Gatoyi twari abantu 11. Bamwe basigara mu nzira twari ahantu nyine nta byo kurya batuzimane kuko twaraye mu rusengero rw'abapenda. Mbona ibigori biri rero kandi byeze. Ngiye kurira ngo mbungire bene ibigori mbasabe. Mbona hari ahantu aho ngiye gukandagira nkandagire nurira icyo bita senyenge muri Kongo babyita umukwege nyine ariko ino ni senyenge. Ngiye kugira ngo nururuke mbona aho ndi bwo rurukire uranyumva ariko mbona ari intabire itagira utwatsi. Ndabona ngo ninyuka intabire y'abandi hari gende bubizire kuko imbaraga zari zirangiye. Urumva ubwo rero nsubira inyuma njya gukatira mu irembo ninjira mu nzu ntazi nyirayo. Urumva noneho mbona harakinguye harimo n'umuriro ucanye. Ubwo rero mbona akana k'agakobwa k'akangavu katarashinga n'amabere kari muri bya bigori ngasanga yo ariko ntajwi ngishobora kuvuga kuko mu bantu 11 twari dusigaye turi 3 abandi bananiwe bari kujya babungira aho basaba amata abandi bajya mu mazu ariko njye ubwo nkomeza kwihamaho. Naragiye rero k'agakobwa ndakabaza umwana we bino bigori ni byanyu we shiramwo kimwe sha. Nsubira ko ari wa muriro hari nko mu masaha 12 mvayo njya kota mbona yatinze ndagenda mukomaho ngo nti mfasha none ntoza nibyo yaraciye ibigori bingahe 3. Nuko ubwo rero ibigori arabizana nshyira mu ziko ngihagarika nkuko uzi nawe ushobora kucyotsa numva gitinze guturika. Urumva ngitereramwo hagati nibuka umuriro bari bacanye wari ubw'ibiti byitwa ibarakatsi. Ubwo rero gihiye iruhande rumwe ntamira agahungura. Nari ntangiye kubona ibintu biri kurebura nkajya mbona abazungu bari gutambuka ntabanyuzaho. Ubwo rero indirimbo nayihimbye icyo gihe. Yego nuko byagenze. Gakwisi rero muri iyi minsi ibijyanye n'ibihangano byawe warakomeje urahanga icyerekezo muri iyi minsi bimeze gute? Icyerekezo ntabwo ngewe icyerekezo cyo guhanga kwanjye sinjya mvuga umuteguro. Ntabwo mvuga umuteguro ntuzakubeshya ngo ari mu muteguro wo guhanga ibi bintu nge birizana. Ntabwo ntegura ngo nzahanga iki ahubwo birizana. Na hano twicaye nahakura igihangano ariko ntabwo mbitegura ahubwo birizana ngewe. Gakwi dusoza waduha kwijwi none ry'ikigori ryawe by'umwimerere dusoza kino gice gito cy'ikigori. Nese ko ari yanjye urumva ntabwo nabura kuyishyira muri jwi ry'ikigori. Indarati ikigori kirangirire inyamibwa mu myaka ndingira akamaro nubwo bashaka kugisebya bavuze yuko gitera igifu
burya bituruka mu muteto bazabaziza amarere ziri gabiro zizahamya ko ikigori ari ingirakamaro niryo. Gakwi muri iyi minsi bavuga yuko ubukwe bwaryoshye aribwo Gakwisi barimo gusobanurira ibyo bintu. Icyambere hari icyo bita ibishyengo ndabizi kuvuga amazina y'inka mbese hari genye yamwe biganya mu neza mariburi ku mabondo abatayizi bakayivuga mariburira bigarwa ku mucyo kumpeshi kumkeri gakenkemura urwamabega yarudahina ntibirabera ku rugamba ntinaterurwa n'umugaragu n'umugabo umwe ndindandagwa mbega rwigira inzovu ibungurwa nzaduka ya kirima n'inzovu ikigaga ya kigomba bugingo mbega imbibireshya na ndahiro ya ruina rwamirarwe ntigiro biku mugongo ntibirabera ku rugamba mbega rutayobe rw'intwari ziheta iminega urwamuhirwa n'imbuga imbonera ya rudahinyuka bifuza mu bihogo ikabamuza uruhemure umwami wa ruhinanshuro yaremye ari umuhozi zisumbura amahame ziburwe z'amahembe nyirazo rutihunze ikamba ritamirije abavugaga kurata baratuza ngo abahake ntabukiyikangara ihorana ishyamu nziza kurya ibyiruwe n'imanzi imana irema babanta nzakomeza yewe ndazikabukira ntizihunga aho guhunga ziransanga iziwacu ni ibidahazwa amaso ni mu bigogo ni ibidahazwa amaso ni ibidashira amarura nanjye umutahira wazo burinda kwira ntarazihararuka nzakomeza kuzirata ngayo nguko. Gakwisi igihe utanze nimero yawe ya telefone abageni bashaka kugutumira mu bukwe yego imisango y'ubukwe ndetse n'amazina y'inka yego bazakubona bitagoranye abanyarwanda aho bari hirya no hino ntugacogone yego 0783 79 259 ndasubiramo 0783 79 259 ni n'Agakwisi rudaharana batumye ibyo vuga byose ukirata impamo twese tukiririmba n'ingirakamaro n'imikurire batumye ibyo vuga byose ukirata impamo twese tukiririmba n'ingirakamaro yedarata ikigori kirangirire nyamibwa mu myaka n'ingirakamaro nubwo bashaka kugwisenya babuze yuko gitera igifu burya bituruka mu muteto bazabaziza amarere ziri gabiro zizahamya ko ikigori ari ingirakamaro tumva ibyo uvuga byose nkirata impamo twese tukiririmba n'ingirakamaro iyo ugeze ku kigori sari gufashe uca agasigati k'ingingo eshatu ugakongora ugatamira ukamira utuzi turyohereye isari igahinduka wajyagahe ku bwanjye ikigori n'ingirakamaro twumva ibyo uvuga byose ukirata impamo twese tukiririmba n'ingirakamaro n'uwari ikigori akabyuka kare afata urugendo amasaha 3 maze mu mwanya wo kumva isari agafata amazi akagotomera impungure zikabyuka agakomera urugendo yagabije akarugezayo ngenda bona ikigori ari ingirakamaro ibyo uvuga byonge nkirata impamo twese tukiririmba n'ingirakamaro yego umusaza utagira amenyo ajya babara iyo acyumva muziko gituruka maze akamuzura mu kanwa n'abajya aruhukira ku gikoma kimugarura umushyuhe mu mubiri kimubera ikiringiti cy'amagara azamenya ko ikigori ari ingirakamaro
ati mpamu twese tukiri bene